ko ndi kumuca inyuma, yamara gutegeka ko ndi kumuca inyuma akabajya gushaka umuntu runaka ati umugabo wanjye rero ndabona nta rukundo akimfitiye. Ese nimba umuntu burya hari ukuntu ujya mu kazi ugahura na stress wenda z'abakiriya ugataha utishimye. Iyo ugeze mu rugo utishimye ntago ko winjiraga mu rugo, ntago ari ko winjira mu rugo n'ubundi. Urumva ko utahanye n'umuntu utishimye nawe utashye ubwo direct wa mugore tabona ko hari ahantu waciye. Aba umuntu yazaga yishimye none uko aje atishimye uraharanira. Atitize nanjye kikantungura. Nimba umugabo abasha kuba yagenda agiye gushakisha agataha mu rugo rwe akaza gusuhuza ntago yarayimihana, uri gutekereza ko aguca inyuma gute? Kuki utari kwizera uwo mubana cyangwa mwashaka? Ese mwagiye kubana utamwizeye kugeza ubwo ushaka kugira ngo umurogere? Aho yagiye mugatungurwa nuko yumvise ko umugore we yapfuye. None yamaze kumva ko yapfuye biramubabaza cyane, aho kibaza ngo yishwe n'iki, ko yari muzima. Oya arafata ahubwo yangiza wa muntu urakoze cyane agafata none akamwangiza ubwonko, sibyo cya gikorwa yakoraga cy'imibonano uko yagikoraga ntabwo ariko bigahita birangira. Noneho ugasanga umugore avuga ati wa mugabo ndabona umugabo abasha kuba yagenda agiye gushakisha agataha mu rugo rwe akaza gusuhuza ntago yarayimihana, uri gutekereza ko aguca inyuma gute? Bakunzi ba Zone TV Show Rwanda, rero reka nongere mbasuhuze abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba, abari bwota amasimbi, diaspora nyarwanda mwese ndababwiye ngo amahoro y'Imana nabane namwe kandi ibyiza bijye bibahora hafi, mujye mugera ku ntego nziza mwateganyije cyangwa se mwifuza. Rero uyu munsi nkuko mubibona ningiye barafindura nk'ibisanzwe, ndi kumwe n'umugenzi wanjye cyangwa se umuvandimwe wanjye uwo bita DJ AB Old School. Yes, AB Old School. Bimeze bite AB? Ibi ni godo kabisa ebana, na amahoro meza cyane, ni fresh cyane kabisa birenze. Nishimiye kuba ndi kumwe nawe aka kanya kubera ibintu byinshi banifuza ko wafasha cyangwa se wamfasha kugira ngo ducyahe cyangwa se dukure mu bantu, kuko ibi bintu bimaze gufata indi ntera. Kugira ngo urabibona ko muri iyi minsi nta muntu uri kubana n'undi mu buryo yumva bumuha icyizere, ahubwo arimo aravuga ko nta cyizere afite cyo kubana nawe, cyangwa se nimba bagiye mu rukundo kuva nta cyizere afite cyo gukundana nawe, ntibazakundana ngo bishoboke, nta kibaye, agahita yumva ko agomba kubanza kunyura kwa mtaalamu
urumva yego kwa mutaalamu ngo abanze amukubita akantu ngo abanze agenda ahereza uriya bagiye gukundana ngo kugira ngo bakundane. AB ibi bintu uko mbona bikomeje kugenda bizamura navuga ngo speed umuvuduko kandi bigakomeza kwangiza abantu benshi, ibi bintu biraza kugarukira ko amarozi mbona ari gukoreshwa muri iyi minsi. Amarozi ameze nabi cyane kabisa, amarozi ameze nabi cyane ku buryo usanga umugabo n'umugore ngo kugira ngo umugabo ataca inyuma umugore, umugore ashaka ngo ibyo ari bo musasire cyangwa se ibyo ari bumushyire ku misego ngo kugira ngo umugabo atazamuca inyuma. Dore ko hari n'abakora ibintu byo kuvuga ngo umugabo w'umuntu asanzwe amuca inyuma n'ubundi agahita aroga ku buryo naramuka agiye hanze nuza umuhini utazigera uhagarara. None akavuga ati umuhini nujya aho kujya uzahagarara uzaguma hahandi, nujya guhagarara igikorwa kikajya gucamo umuhini wongera ugwe. Ibyo rero AB ngira ngo ntabwo ari umuntu umwe cyangwa babiri batatu cyangwa bangahe sinabona nuko mbabara, ariko icyo ni ikibazo abantu benshi bakomeje gutaka, cyane cyane abagabo. Sibyo buri abagabo ni imfura ni n'abana beza, abagabo turi imfura, ibyo barakunda ibyabo barakunda bakajya gutera imfura, nubwo harimo banaka nabo batari shyashya, ariko we omwe afazari. Abagore bo muri iyi minsi cyangwa se abakobwa muri iyi minsi niki kiri kubatesha icyizere? Icyo cyo gira ngo ubwira abantu niki kiri kubatesha icyizere cyumva ko nta gikundiro bafite bakundwamo, nta bundi buryo bakoresheje. Aho ngaho nicyo kibazo naye mba mfite, ikintu gituma aticyizere nanjye kikantungura. Nimba umugabo abasha kuba yagenda agiye gushakisha agataha mu rugo rwe akaza gusuhuza ntago yarayimihana, uri gutekereza ko aguca inyuma gute? Kuki utari kwizera uwo mubana cyangwa mwashakanye? Ese mwagiye kubana utamwizeye kugeza ubwo ushaka kugira ngo umuroge? Erega buriya hari ikintu naje gusanga mba no kureba ahangaha ku rubuga rwanjye ahangaha, abadamu bamwe namwe usanga ntago bakunze kugirana inama nziza. Usanga umudamu agira inama mugenzi we yo kugira ngo asasire umugabo amarozi cyangwa se amushyire amarozi ku misego kugira ngo umugabo amukunde. Hakabera igihe umugore ajya gushaka iyo miti yayisegura wa umugabo agasara. None se reka nkubaze kantu kato AB, buriya ngenda hari ikintu nshaka kugira ngo menye ngo ni iki. Ese ko kubundi kugira ngo umugore yumve ko kugira ngo umugabo we bahuze neza agomba gukoresha amarozi, niyihe nenge cyangwa niyihe defa aba yiyumva yifiteho umugabo atakwihanganira atariye uburozi? Ese koko ntiyaba babagore tuba tuvuga cyangwa tubona baba bafite iyindi miziro n'izindi nenge nyinshi zituma bumva ko imbere y'abagabo babo zitazarya, bakavuga ati rero kubera ko ningera imbere y'umugabo wanjye cyangwa se ninkomeza kuba n'umugabo wanjye gutya nta kindi kintu nkoresheje, izi nenge cyangwa izi defo ntabwo zizanyemera kubana nawe, azahita mvumbura. None reka ngende mushakire kwa Mugobeko agenda muhurika ahantu, narangiza najya azayi avuge ryijyane umugabo. Urumva arabizi ko buri uburozi burakora, abantu bavuga ngo uburozi ntibukora, uburozi burakora. Burakora kabisa. Hahandi umugabo agenda kwirwa akora ariko ugasanga stress afite niyo mu rugo, yego ugasanga ibyo akoze abikoze nabi kubera gutekereza mu rugo cyane. Biranyenyeka ko ari uburozi. Burakora cyane pe. Hari ababikora mu buryo bwo kutava mu nshingano, kumva ko bagomba guhagarara mu nshingano bakaba bazitekereza igihe cyose, ariko akenshi njye mbona biriya bintu biba birimo bifite ikindi kibyihishe inyuma. Hari ikibyihishe inyuma kuko hari igihe umugabo ashobora no kujya mu kazi ntiyite kureba ayo majipo atambuka cyane, urumva wowe ukagira ngo umugabo nta rukundo agira, kumbe baramuhunitse ahantu, bamushyize ahantu kereke pari utamenya. Urumva hari bamwe ngo bashyira mu macupa, mbese urumva ni ibintu byinshi. Ariko ngewe ku bwanjye n'igitekerezo nahawe abadamu, bizera ingo zabo. Erega ubundi se umugabo aramutse agiye hanze akagaruka iwawe, ubundi bigutwaye iki? Bigutwaye iki? Agiye hanze arongeye iryo joro nta nubwo araye hanze agarutse iwawe, ubundi bigutwaye iki? Kiziba si uko
agutunze, ikizima si uko aguha ibyo ushaka. Oya, n'ikindi kiri aho ni uko buriya umugore cyangwa se reka mvuge ku mugabo, ku ruhande rw'umugabo, buriya umugabo bundi ni ikiremwa cyagutse mu mitekerereze, ushobora kwitekereza agatekereza n'abandi benshi icyarimwe, kandi agashobora kuba yakora ibintu byose akabikorera bose icyarimwe ntawe ahuguje, bitandukanye n'umugore, kuko umugore we burya byamuvuna kugira ngo ashimishe abantu babiri icyarimwe cyangwa batatu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo abagore bagakwiye kuba batuza, bo bakareba ngo ahubwo umugabo wanjye inshingano zikora gute. Yego, si umugabo wanjye ubundi inshingano arazubahiriza. Example, nimba umugabo abyuka akajya gushakisha, buriya uwo n'ufite akazi uwo wese yaba afite, agenda n'uvuga ngo we agiye kuri target y'icyo agiye gukora. Wa mugore wasigaye mu rugo cyangwa se nawe wanyuze hirya no hino mu buryo bwawe ntazi, tekereza ubutanga umugabo ubundi umwanya wo gukora kugira ngo izi nshingano zuzuze, ko mu rugo mbona ibintu byose bigenda neza, umwanya akoramo kugira ngo izi nshingano zo mu rugo azuzuze, n'uwo ajya kurishakamo abandi bagore ubundi umwanya arawubona. Bazi utekereza icyo kintu. Yego, ako kantu kabisa. Nimba umugabo abyuka ajya guhiga, ukabona azanye icyo kurya icyo kunywa, inzu wenda abakodesha ugasanga yishyura inzu neza, ibintu byose arabikora, uratekereza umwanya wo kujya mu bandi bagore hanze hariya yawukurayo? Si ko barafindura. Hari ikintu njya mbona njye kikanira ikibazo, sibyo? Umuntu arakwishyurira inzu, umuntu arakugaburira, umuntu arakwambika. Eske kuki utekereje kuba wajya kuri wa muntu uri buguhe ibyo bitekerezo n'izo nama, kandi katari buguhe inama nzima zubaka? None se ubundi nimba ibyo bijya bikora, ubundi urashaka kuri iki kintu? Si ibyo ubundi bajya bavuga, ahubwo njye hari ikintu kintungura, ahantu bakuriye mugani ngo umugabo n'umwana wundi bawukuye, abonye mbona umugore ari umwana wundi. Kuki nta mugabo utekereza kuba yajya gushaka imiti yo guha umugore, ahubwo umugore akaba utekereza gushaka imiti yaho umugore? Kandi n'ikindi cya kabiri ugeretseho, buriya umugore yangizwa kurusha uko umugabo yangizwa. Urugero ruto, buriya umugore uryamanye n'umugabo wundi ufite uburwayi ahita kwanduza. Niko bimeze. Siko bimeze, wumva ko umugore afite risike nyinshi zo kuba yahura n'ibyago byinshi mu byo yakora. Ariko umugabo ashobora kubonana n'abagore 30 barwaye, we ntiyandure. Dore ko ari amaraso adapfa kwandura. Reka mvuge ko ari n'amahirwe, ntitwabishingira tuvuge ngo ni ukuri, ariko amahirwe menshi babishoboka ko atakwandura bitewe. Ubundi reka tuvuge ngo duhere ku burwayi bwandura mu mibonano. Buriya uburwayi bwinshi bwandura mu mibonano mpuzabitsina buhera ko umugabo aba yakomeretse cyangwa umugore yakomeretse. Kabisa. Kuri iki gihe nta mugore navuga ngo mwahura uvuge ngo uzakomereka, kuko usanga inzira ni nyabagendwa. uri kumva inzira bari nyabagendwa, ntaho wasitara, mbega ugira ngo ni ku makaro uri kunyerera. Nimba rero bimeze gutyo, urumva ko risike nyinshi zo kuba umugabo yakwandura ntabwo ari. Ariko umugabo indwara arwaye yose abashije gukora imibonano nta kwikingira kubayeho, direct wa mugore asigaye imusizemo. Bivuge ngo rero umugabo yagakwiye kuba ari ukoresha imiti cyangwa amarozi kugira ngo arinde umugore we. Ariko birababaje kugira ngo umugabo ubone ntacyo bimubwiye, we yumva ko kuko abagore buriya bagira ibyizere byinshi, yizeye umugore we, ariko umugore we ntamwizeye. Nicyo kibazo. Kandi umugore we wakwangirika cyane kuko umugabo yakwangirika. Yego, bivuki rero nimba koko tuba tubayeho gutya tugira ngo tukebure cyangwa tugire inama abantu, ndagira ngo mbwirira aba bagore ubundi babona imiti ari wo muti koko w'igisubizo cya nyacyo. Ariko reka kuruya gato mbabarire, sawa? Ubundi nimba uri umugore wifuza kugira umugabo w'ikigoryi, uzi ko adakoreshwa n'amarangamutima ye, icyo kintu banza ukibazeho. None wifuza kubona umugabo wawe ari igihurame, ari wa wundi ncishwa wawe. Aramutse abonye umugabo ari igihone ntabwo aba kimukunze, nicyo cya kibazo. Ahita abwira gute?
hahita yikira uruhande akavaterekana ikomerezo uyu muntu ntabwo ari seriye kandi ari kurwana no kugira ngo amubeho seriye. Yego none ugasanga uriya mugore agize gutya ashatse ya miti ahaye umugabo yatekerezaga neza ibintu byose abitekereza ku murongo ahise abikigoryi atangiye kwangiza bimwe mu byo yakoraga neza. Wa mugore ntabwo azakomeza kumukunda, ntabwo azakubona gukomeza kubonamo umugabo. None nimba n'umuntu uzi ko nta mugabo muri muto azakomeza kumukunda, wamwihoreye ukaruha ibyawe ukamuva imbere cyangwa se ukarekana nawe, ariko ntugeye kwicira umugabo. Ahubwo uzi ibintu maze kubona barafindura. Ntabwo maze kubona ko ari umurengwe. Uzi impamvu maze kubona ko ari umurengwe? Buriya umugore ubana n'umugabo ari abakene bakennye, icyo gitekerezo ntiyagitekereza. Ariko umugore ubanye n'umugabo bakagira icyo bageraho, bakagura iyo nzu, bakagira kampani cyangwa se bakagira ahantu bagomba gukura amafaranga, akenshi na kenshi nibwo usanga umugore akora ibyo ngibyo. Niyo mpamvu mvuze ngo ni umurengwe ubibakoresha. Cyakora ebi ako kantu uvuze nanjye maze kukabona ahantu henshi. Niko bimeze kabisa. Dore urabona abantu iyo bagihura, iyo bagishakana wenda bakiri mu buzima bwo hasi, baba bakundanye bashyize hamwe. Ariko uko bagenda bazamuka mu iterambere usanga batangira kurebana, mbega bose batangiye gucungana. Noneho umugore agatangira kuvuga ngo uriya mugabo amaze kubona amafaranga, uriya yigira mu bandi, agira gutya na gutya. Noneho umugabo nawe, ariko by'abagabo bo babitekereza gake cyane kurusha uko abagore babitekereza. Ugasanga ukavuga ati nimba umuntu twarabanye mu buzima bwo hasi nta nenge afite, ubu tubonye ubuzima bwiza nibwo agiye kugira inenge. Ahubwo se kuki udatekereza ko ari bwo gihe cyiza cyo kubaka noneho mutekanye, dore ko bimwe mu bibazo byabatumaga mugongana cyangwa se muhura n'ibibazo bivuyeho, ko ari cyo cyari kigeze igihe cyo kugira ngo mubane neza mwitekanye mwishimye. Ubundi uwo muti ugiye kuvanga, kuki utawuvanzemo kera akiri umukene? Niyo mpamvu navuze nagarutse ku cyakintu kuvuga ngo ni umurengwe. Kuki utabikoze akiri underground, niko nabyita underground, akiri hasi. Nimba waramukunda ariko agize icyo ageraho, nimba waramukunda koko, ese kuki umva ko aguca inyuma, kuki utamuca inyuma? Kuki utamuca inyuma? None ngarutse ku ikintu gishobora gutuma n'umugore ashobora guca umugabo inyuma, sibyo? Ni ya marozi yamuseguye. Ubwo nimba amuseguye amarozi, hari igihe amarozi agira gutya ntafate. Cyangwa se arafata ahubwo ahita yangiza wa mugabo. Urakoze cyane, agafata none akamwangiza ubwonko, sibyo? Cya gikorwa yakoraga cy'imibonano uko yagikoraga ntabwo ariko birangira. Noneho ugasanga umugore avuga ati wa mugabo ndabona wapi nta kigenda, akajya guca ruhinga akamuca inyuma. Yamuca inyuma yagereyo, iyo agiye dusupoze wenda muri hoteli runaka, wajya kumva ngo umugore wa runaka yapfuye. Urumva? Kandi yaciye umugabo inyuma, umugabo ntiyarazi aho yagiye, mugatungurwa nuko yumvise ko umugore we yapfuye. None yamaze kumva ko yapfuye biramubabaza cyane, aho kibaza ngo yishwe n'iki? Ko yari muzima, akaba yavuye hano ari muzima, yishwe n'iki? Sibyo? Ibyo byose ni intandaro y'iki? Ya wa mugore. Kuko urwo rupfu ntirwari kumunzira, yazitaza kuba intandaro yo kumusegura ya miti, sibyo? Ituma umugabo imwica ubwonko n'umutima ku buryo ananirwa gukora gahunda, bituma umugore ajya kuzikora hanze kubera ubushyuhe, akakayenda avamo umwuka, akava mu buzima. None se ibi kw'iki kintu mbona sinavuga ngo turakivuga suko tugihimba kiriho, kandi nkeka ko gikomeje kongera imbaraga, society irangiritse birarangiye. Niko bimeze. Siko bimeze? Rero reka dufatanye tugirane inama nziza, sibyo? Reka twubwire aba bagore batekereza gutyo. Buriya ikintu cya mbere n'uri we, wowe ahubwo vuga ngo uwo ndi we, reka mbega mbari we nerekana neza, ngume mu nshingano zanjye. Ubundi buriya buri wese abazabazwa ibye. Ubu uri umugabo ukora neza, ibyo uzabibazwa ukwawe. Ubu uri umugore ukora neza, ibyo uzabibazwa ukwawe. Nimba rero buri wese azajyanwa n'ibikorwa bye, wafashe wowe mugore ukavuga uti njyewe uyu mugabo pe biranashoboka, ushobora kuba afite igikundiro, urabona ko yakundwa n'abenshi, ariko vuga uti njyewe nimba yarampisemo
nkaba ari njye tubana mu rugo, yego, ubundi kuki utekereza yuko yaguhemukira cyangwa yaguca inyuma cyangwa se yajya mu bandi bagore kandi ari we yahisemo akakuzana mu rugo w'abagore bahari? aha cyane. Kubera iki kintu utagitekereza? Uyu mugore utekereza ko umugabo we agiye kwangiza cyangwa agiye gukora ibintu runaka hanze, natekereza avuga ati ubundi imbere ya byose kugira ngo ngere muri uru rugo hari uruhare nabigizemo, ni njyewe nizanye cyangwa narazanywe, ni njyewe nishatse cyangwa narashatswe. Nimba ari warashatswe kubera icyo uhangayitse kandi wagushatse afite impamvu yagushatse cyane. dore ko n'umugore ari n'ururabo rw'urugo. umugabo ko yageze igihe yabayeho wenyine agira gutera ati njye ndashaka kubana n'umugore, arakuzanye. Kubera iki wumva ko nimba ugeze mu rugo noneho aribwo bigiye kuba bibi kandi we yaraza agamije ngo bigende neza? Barafindura aho kantu umbajije, aho kantu uvuze ni sawa, kuko kwanza byadatekereza ko yavuye mu rubavu rwanjye, sibyo? Ni urubavu rwanjye rumwe rwavuyemo rwaracomotse, sibyo? Urubavu rwanjye rumwe rwacomotse ngomba kurusigasira, sibyo? Kugira ngo utagira ikibazo. Yarangiza nkaho yakabonye uburyo ndi kurusigasira, ahubwo agatekereza ko ndi kumuca inyuma. Yamara gutekereza ko ndi kumuca inyuma, akabajya gushaka umuntu runaka ati umugabo wanjye rero ndabona nta rukundo akimfitiye. Ese nimba umuntu burya hari ukuntu ujya mu kazi ugahura na stress wenda z'abakiriya, ugataha utishimye. Iyo ugeze mu rugo utishimye, ntago uko winjiraga mu rugo ntago ari ko winjira mu rugo n'ubundi. Urumva ko utahanye n'umuntu utishimye, nawe utashye ubyumva direct. Wa mugore atabona ko hari ahantu waciye, aba umuntu ko yazaga yishimye none uko aje atishimye, bura hari ahantu yaciye. Ejo agahita ajya kubwira runaka ati rero umugabo wanjye ndabona nta rukundo akimfitiye. Runaka agahita amushuka. Ndavugisha ukuri imbere y'Imana, nta mugore ujya ugira umugore mugenzi w'inama nziza yubaka, ahubwo mugira inama isenya. Rero reka iki kintu tucyanzure gutya. Buriya buri muntu wese ibyo atekereza nibyo bigira icyo bimufasha. Yego, byaba bibi cyangwa byiza, burya nutekereza nabi bizagufasha kubaho nabi, nutekereza neza bizagufasha kubaho neza. Ariko n'ingaruka hagati y'abashakanye, burya kubakana cyangwa kubakana hagomba kubamo kubahana, hakabamo kugirirana impuhwe, hakabamo kuvuga ngo mbega kwifurizanya ibyiza ku mpande zose. Umugabo buriya yavuye mu rugo agiye gushakisha wenda, ariko n'ubu iki kiganiro twazakora ikindi pariti ya kabiri bitewe n'iki. Ubu buzima dushakishirizamo ni ubuzima butoroshye kubona ibyo ushaka. Aribyo bimwe na bamwe wenda kubw'imbaraga nkeya cyangwa se kuko ari ngombwa, umugore abyuka nawe akabyuka mu gitondo ajya guhiga, n'umugabo akabyuka ajya guhiga, sibyo? Bose bakajya gushakisha. Nkeka ko bose aho bashakishiriza ntabwo ari mu murima wabo. Uri kubyumva? Bivuge ngo bose baza guhuriramo n'imbogamizi runaka uko byagenda kose. Niyo bitaba buri munsi ariko biraba. Umuntu wiriwe atameze neza no gutaha urumva ko atadatekanye, ntago bibaho rwose. Habeho ikirere, habeho kuvuga ngo buri wese nimba abyutse mu rugo agiye gushakisha, igihe batashye bahuriye mu rugo nibabanze bicare kwanza nk'iminota 5 cyangwa 10, nibashaka ntawe uvugisha undi, babanze baruhuke mu mutwe, ubundi babazanye bimeze biti, ese wowe wiriwe gute? Ese wowe aho wiriwe byara amahoro, undi aho wiriwe byara amahoro. Ibyo bizabafasha kugira ngo batangire binjire mu kiganiro, baganire, buri wese amenye imbogamizi undi yagize, noneho undi agiye amubwira ati ihangane, bagirana inama uzajye witwara gutya, nuhura niba ujye witwara gutya, nuhura niba ujye witwara gutya, bitume bisigasira wa mubano bafitanye, bitume bisigasira urugo bubatse, kuko burya urugo iyo rwajemo amakimbirane burya kubaho neza biba ari kirazira. Barafindura ngana ku musozo, ngewe nabagira inama, ngewe inama kandi inama nziza.
ariko se uri kuri umugabo wundi wowe Brese gato ndashaka kujyana n'impamvu mubwiye ngo ndashaka kugira inama n'akanama nziza. Urabona burya abantu iyo babana ari babiri baba baziranye. Nimba abazi uburyo nishima, abazi uburyo mbabara. Nimba mvuye mu kazi mbabaye, ku nama yanjye namugira nuko yankurikiraho ngiye ko kwiyambura imyambaro nambaye, akambaza icyatumye ntishimye, nkamusobanurira kugira ngo byibuze atuze, aho kugira ngo asigare atekereza ibindi bintu byinshi. Niyo nama namugira. Agomba kunsanga akaza akanganiriza, akambaza impamvu ntashye ntishimye, kandi ubundi natahaga nishimye, nkamusobanurira impamvu, aho kugira ngo ajye mu byo kujya kubaza mugenzi we. Ubundi ujya kubaza mugenzi wawe no kubakira, ntabwo ari ukubakira. Ubundi hari umugani bajyaga baca mu cyaro cyavuga ngo nimba ngo umugabo aragushora ariko nta gukura. Buriya inama z'abagore benshi ziba ziganishe ku marangamutima yabo, ntabwo bijyanye n'amarangamutima y'ikigambiriwe. Kuko niba abona mubanye neza we biramubabaza mu gihe we batabanye neza n'uwe. Nimba umugore ari wa wundi ukunda guturiza mu rugo iwe, undi akaba ari wa wundi ukunda kwirirwa yirukanka imihana, ngira ngo urababona, ntabwo ashimishwa no kuba umugore yicara mu rugo iwe. Usanga amwegereye ngo urabona ngo ariko umwagwerwa wizingiye mu rugo, kubera ngo uri nkawe cyangwa wabona n'ibyawe ntazi ko mu gitondo guhera ku wa mbere kugeza kuri mu rugo, ariko wowe ubundi uratekereza. Niyo mpamvu navuye ko nta mugore ugira mugenzi w'inama nziza yubaka, bose bagira inama yo gusenya. Ugasanga rero wa mugore wumvaga ko yirirwaga mu rugo atekanye yita ku nshingano ziri mu rugo, nawe atagiye kumva ko noneho icyo ari ikibazo agomba kuzajya asohoka. Ibyo bitangira kuza nibyo bikurura amakimbirane. Ndagira ngo ugire inama umugore wirirwa mu rugo akava mu nshingano ze akajya kwirirwa azerera, kandi yirengagije ko ibyo areba bimushinzwe, ibyo ashinzwe ni ibiri hariya mu rugo. Kwanza ngarutse ku by'idini, idini rivuga ko umugore ari ururabo rw'urugo. Ntabwo umugore ubundi yakwiye guhaguruka ngo agiye gushakisha. Umugore agomba kwirirwa mu rugo, batabasamurake, ukajya gushakisha riziki, ukayizana, icyo akeneye cyose ukakimuha, nta kibazo ari bugire. Imirimo nawe mu rugo agasigara ayikora neza, ku buryo umugabo asanga urugo ruri smart, avuga ati urugo rwanjye ni sawa kabisa, sibyo? Ubwo rero hagati aho ngaho inama namugira nuko yakwicara agatuza, yamara gutuza umugabo akamuhahira, akamuha ibyo ashaka byose, atarinze kujya kuri wa wundi. Yego Ibi, urakoze cyane bakunzi ba Zone TV Show Rwanda. Rero ibiganiro byacu biba akagaruka, ntabwo twavuga ngo aka kanya turasoje, turasubitse, kuko tuzagaruka twongere tuvuge, tuzagaruka twongere tubwire abantu inama, kuko twebwe nta kindi, twebwe ntabwo tuzaba twirwa dusakaza inkuru zisenya abantu cyangwa se zijya gute, inkuru zifasha abantu kugira ngo batekane babane neza mu mahoro. Izo nizo twebwe muzajya mutubaza, tubasaba ko mwadukora subscribe, mugasharinga, muduhe ibitekerezo, mutubwire ngo twifuza ko mwatuganirira kuri ibi, kuko twe turi hano kubera mwebwe, kandi mwebwe nimwe bafana bacu, nimwe dukorera. Turabasaba ko mwajya mugira gute, mwajya mudufasha. Ibi rangira abantu, burya hari abantu baba bishimye, bakoze bashaka kuruhuka cyangwa kwihemba, ni babundi bagomba kuba baza gufatira yaba icyo kurya no kunywa. Abashaka happy bagomba kugana Golden Plate. Yego, dore ko Golden Plate iri hano hafi, uzamutse kuri Rafiki, ruguru ya Merez, urenga umuhanda wa mbere, utambika ujya kuri Bank Populaire, uzenguruka uwo muhanda ukawurenga, inzu ikurikira igipangu gikurikira gifite portail y'umutuku imbere ya Isame Restaurant. Ubwo babwire ko hagati ya Rubisi na Golden Plate harimo igipangu kimwe cyonyine, umuhanda umwe ahandi kuri portail tukukata winjiramo, aho ni muri Golden Plate. Aho niho muri Golden Plate, kandi injamo n'imodoka, injamo nta kinyabiziga kitinjiramo. N'ahantu hateguye neza, hari byose wifuza wakenera. Ubundi tubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda, Imana igikomeza ibishimire. Ciao ciao. Ciao ciao.